Karidinali Kambanda mu bashyirwa ku rutonde rw'abahatanira kuba Papa. Iyi ni inkuru yakomeje gusakara ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yapfuye, akaba yashizemo umwuka kuri uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, nyuma y'uko yari amaze gusoma misa ya Pasika ku munsi wabanjije ndetse no kuba yarahuye na Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari wamugendereye. Nyuma rero gato nyuma y'uko Papa Francisco yagiye avugwa kenshi cyane mu bitaro, mu nkuru zivuga ko yari arwaye cyane bikomeye, aho bagendaga bavuga ko bamubika ko ashobora kuba yashizemo umwuka, rimwe bakabitangaza ibindi bakavuga ko ari ibihuha. Kuri uyu munsi rero yaje kwitaba Imana, aho yaje kugwa mu rugo rwiwe mu nzu ye yitiriwe Mutagatifu Mariya, aho niho bamusanze yapfuye, kuko bavuga ko yari yagaragaye mu gitambo cya misa, hanyuma akaza kujya mu rugo iwe kuruhuka, nyuma mu gitondo bakaza gusanga yapfuye. Ibi ngibi rero ni inkuru ikomeje kuba kimenya bose ku isi yose muri rusange, ndetse no by'umwihariko mu bayoboke b'idini Gatolika. Gusa icyo tugiye kuvuga kuri uyu munsi, tugiye kuvuga ukuntu umukaridinali w'umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda bivugwa ko ari ushobora kuba agiye gusimbura Papa kuri uyu mwanya. Uyu mwanya wa Papa akaba ari umwanya w'umuntu ukomeye cyane cyane ku isi, aho abayoboye abantu barenga miliyari ebyiri mu batuye isi, hafi ni 1/2 cy'abatuye isi yose, ndetse n'abandi atabayoboye nyirizina batari abayoboke b'idini Gatolika nabo, n'abandi batuye isi nabo aba bafiteho ijambo, cyangwa se aba ari umuntu ukomeye cyane ku isi. Papa ngira ngo turabizi twese. Gusa kuri uyu munsi rero haravuga ko tugendeye kuri analyse zigenda zitangwa, baravuga ko Kambanda ashobora kuba nawe agiye kuba Papa, ashobora kuba ari mu bahabwa amahirwe cyane cyane kuba agiye kuba yaba Papa, bitewe n'ukuntu n'ibyo bagenda bagendera. Bivugwa ko Kambanda ari mu bakaridinali hafi 1/2, cyane ko abakaridinali bahari kuri ubu ngubu barenga 200, ariko abenshi muri bo bakaba barengeje imyaka 80, kandi ko umuntu urengeje imyaka 80 mu bakaridinali atabemerewe gutora cyangwa se kubamo yavamo Papa. Kambanda rero ari umwe mu bakaridinali bakiri bato kandi bashoboye, bafite imbaraga b'Abanyafurika, nk'uko iterambere rya Afurika rigenda rizamuka ndetse n'iterambere ry'u Rwanda. Abenshi baravuga ko Kambanda ashobora kuba ari we ugiye kuba yasimbura Papa. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeza kugenda bivugwa bishingiye ku nyandiko z'abahanga ndetse no ku analyse zigenda zikorwa ku buryo Papa ashyirwaho, ndetse n'ibyo bagenderaho batora Papa, aho uyu mukaridinali w'umunyarwanda Kambanda, bitewe n'ukuntu yazamutse agenda azamurwa mu ntera kugera abaye karidinali, bagenda bavuga ko ashobora kuba yaba Papa nawe, bitewe n'uko akiri muto kandi akaba afite imbaraga, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kikaba gikomeje kugenda kigira ijambo ku ruhando mpuzamahanga, ndetse n'abandi Banyafurika bagenda bamushyigikira. Ibi rero ni ibintu bikomeza kugenda bimwongerera amahirwe, cyane cyane ko uyu Kambanda nawe agenda yigaragaza nyuma y'uko Papa Francisco yamugize umukaridinali. Nyuma yaho gato yaje no kumugira umwe mu bajyanama biwe. Ibi ngibi rero bikaba bikomeza bigenda bimwongerera amahirwe yo kuba yaba umwe mu bamusimbura, cyane ko nawe ari mu nteko itora, ndetse n'inteko ishobora kuba yatorwamo umupapa. Ibi ngibi rero ni inkuru nziza ku Banyarwanda ko umukandida wacu Karidinali Kambanda ari mu bahatanira kuba Papa. Ibi ni inkuru nziza Abanyarwanda bakomeza kugenda bishimira, nubwo Papa yaba yitabye Imana, ariko Abanyarwanda bakomeza kugenda bavuga ngo natwe nk'Abanyarwanda Karidinali Kambanda ashobora kuba agiye kuduhesha ishema ku ruhando mpuzamahanga, cyane ko Papa aba ari umuntu ukomeye ku isi cyane. Twavuga ko ariwe uba wungirije intumwa Petero, cyangwa se uhagarariye intumwa Petero ku isi, kandi tuzi ko intumwa Petero ariyo Yesu yahaye ubutumwa bwo kwihagararira hano ku isi. Ibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa mu matwi y'Abanyarwanda kenshi, ndetse n'abatuye isi, ko uyu mukaridinali Kambanda ariwe ushobora kuba Papa mu gihe cy'iminsi mike cyane. Iyi rero Papa atorwa n'inteko y'abakaridinali, aho abakaridinali kuri ubu ngubu bagera muri 200. Dufite abakaridinali 242, ariko abemerewe gutora Papa cyangwa se bemerewe gutorwamo Papa akaba ari abakaridinali bagera kuri 130, bitewe n'uko bari hagati y'130 ndetse n'140, bitewe n'igihe n'imyaka bagiye bafite. Uko bishatse kuvuga ko Karidinali Kambanda nawe ari muri abo ngabo 130 bashobora kuba batorwamo Papa. By'umwihariko mu Rwanda bagenda bavuga ko kugeza kuri ubu ngubu Karidinali Kambanda ari mu bantu bakomeye cyane, aho yari yarimitswe na Roma, akaba ari mu bantu bakomeye cyane i Roma nawe, cyane ko Papa yagiye amugirira inshingano zitandukanye, kumugira umujyanama we wihariye, ndetse no kumugira mu bamwe mu bantu b'imbere hariya i Vatican. Zimwe mu mpamvu 3 rero z'ingenzi zivuga ko Archiepiscopi Antoine Kambanda ashobora kuba yabamo Papa, harimo impamvu z'uko bishobora kuba byigenwa n'itegeko rya Kiliziya. Itegeko rya Kiliziya nta muntu n'umwe ribuza kuba yaba Papa, yaba umwirabura cyangwa se umunyafurika, apfa kuba ari muri inteko y'abakaridinali, cyangwa se iyo bita conclave, akaba ari munsi y'imyaka 80, ndetse akaba azwiho no kuba ari umuyobozi, cyangwa se yariyeguriye Imana, ari umupadiri, yarabaye musenyeri, akaba azwiho ubuyobozi ndetse n'ubuhanga butangaje cyangwa se budasanzwe kurenza abandi, cyane cyane ko abantu b'abakaridinali n'ubundi biba bigaragaza ko bafite ubuhanga budasanzwe.
Ibi ngibi rero kiliziya nibyo ishingiraho ivuga ko umuntu ashobora kuba yaba papa. Ibi ngibi rero byose karidinali Kambanda akaba abyujuje ndetse nta kimutangira kuba yaba papa tugendeye kuri iyi ngingo. Ikindi cya kabiri gishobora kuba cyatuma Karidinali Kambanda yagirwa papa ni uko u Rwanda ku isi rufite abayobozi bafitiwe icyizere n'isi yose, tugendeye ku mateka y'u Rwanda ndetse n'uko u Rwanda rumeze muri ino minsi, ari nacyo cyatumye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri Papa Francis agira Arikepiskopi Ntwani Kambanda Karidinali. Ibi ngibi byaturutse ko u Rwanda ku isi yose rukomeje kugenda rugirirwa icyizere, rugira abayobozi batandukanye. Twagiye tubona ba Louise Mushikiwabo bagenda bayobora imiryango mpuzamahanga, ndetse na Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe afitanye isano nabyo, kuba ibi bintu yaba byagira amahirwe ko Kambanda yagirwa papa. Ibi ngibi bifitanye isano n'u Rwanda, kuba Kambanda ashobora kuba yaba papa. Ibi rero ni ibintu byinshi bigenda bivugwa bishingirwaho, ni ntago twabyemeza ijana ku ijana ko ashobora kuba yaba papa, ariko afite amahirwe nawe yo kuba yaba papa, cyane ko ari muri conclave. Conclave rero akaba ari inteko cyangwa se icyo twita nk'inteko y'abakaridinali bashinzwe gutora papa, akaba ari nabo batoranywamo papa. Iyi rero iyi nteko bita conclave Kambanda akaba ayirimo, kandi akaba ari munsi y'imyaka 80 nk'uko bigenda bigenwa hano n'iri tegeko nshinga rya Kiliziya Gatolika ku isi. Ikindi kintu cy'ingenzi twarebera hamwe, nubwo bivugwa gutya ko Karidinali Kambanda ashobora kuba yaba papa, gusa harimo n'imbogamizi. Twavuga, imbogamizi ya mbere ni uko abagize inteko y'abatora cyane cyane conclave abenshi bakomoka i Burayi. Ibi ngibi bikaba bigira ingaruka nyinshi cyane, kuko abenshi bakomoka i Burayi ndetse muri Amerika y'Amajyepfo, aho baba bashaka ko bene wabo aribo bazamuka. Iki ni ingingo ya mbere ishobora kuba yamuzitira. Indi ngingo ya kabiri ni uko Afurika igira abakaridinali bake cyane ugereranyije n'indi migabane. Afurika ugereranyije n'Uburayi ndetse na Amerika y'Amajyepfo, Afurika igira abakaridinali bake cyane, bikaba byatuma habura amajwi yashyigikira Kambanda cyane cyane tugeze muri Afurika. Ikindi cyane gishobora kuba cyatuma Karidinali Kambanda abura amahirwe kugira ngo papa ashobore kuba yaturuka mu Rwanda, bisaba ko u Rwanda narwo rushobora kuba rufite amateka yihariye mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa se n'idini Gatolika. By'umwihariko abatagatifu bashobora kuba bari mu Rwanda, ibikorwa by'idini Gatolika mu Rwanda uko byaba bihagaze, ibyo nabyo bimuha amahirwe yo kuba yaba papa. Rero ibi nabyo bigenda bimuzitira cyane, ko idini Gatolika mu Rwanda nubwo ryashinze imizi, ariko ku ruhando mpuzamahanga ntacyo idini Gatolika mu Rwanda rizwiho cyane nk'abatagatifu cyangwa se ibindi bikorwa. Ni ibintu biri aho ngaho gake gake, ntabwo bizwi cyane. Ibi ngibi nabyo bikaba biri mu bintu byatuma abura amahirwe yo kuba yaba papa. Ibi ngibi rero ntabwo twabigendera ijana ku ijana byose, ntawamenya kuba ari muri iyi nteko y'abashinzwe gutora papa ntashobora kuba yaba papa. Mu gusoza rero iki kiganiro cyacu cyangwa se incamake, twavugira yuko umunyarwanda ashobora kuba yaba papa. Ibi ngibi reka tube dusoreje aha ngaha, dukomeze turebe, dutegereze. Ababishyigikiye ni ugusenga, abatabishyigikiye nabo nta kundi, gusa biragenda bivugwa. Abanyarwanda rero twifuriza Karidinali Kambanda amahirwe y'uko ashobora kuba yaba papa, dukomeza tumusengera ndetse tunamusabira kuba yaba papa. Byaba ari ishema ku Rwanda ndetse no kuri Afurika muri rusange. Ibi ngibi byatuma iri Rwanda rukomeza gutera imbere ku ruhando mpuzamahanga, ndetse n'izina ry'u Rwanda rikazamuka cyane cyane. N'abakirisitu Gatolika byabashimisha cyane. U Rwanda rukomeje gutera imbere cyane cyane mu buyobozi ndetse na Kiliziya Gatolika, aho yagiye ifasha leta y'u Rwanda mu mashuri, mu isanamitima ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ibi ngibi rero byaba ari ibintu bishimishije cyane, uyu Karidinali aramutse abaye papa, cyangwa se agashyirwa ku rutonde rw'abahatanwamo rw'abahatana papa, cyane ko bariya bose bagize conclave ntabwo ariko bose bajya ku rutonde rw'abahatanira papa. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi ngibi rero biramutse bibaye ku Rwanda byaba ari amahirwe akomeye kandi twabyishimira, byaba biduhesheje ishema nk'igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze tubisengere turebe ko byakunda, nibitanakunda nabwo kandi nta kizabuza imisambi guhiga. Abanyarwanda b'abakatolika bazakomeza basenge ndetse n'u Rwanda ruzakomeza rutere imbere. Gusa reka tubiharire Imana. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro rero. Niba wagikunze wakora like cyangwa se ugakora subscribe kuri YouTube channel yacu igenda kugezaho ibiganiro bitandukanye. Tugenda tubategurira inkuru zitandukanye zicukumbura, zigenda ziba updating ku bintu bitandukanye bigenda bivugwa hirya no hino ku isi. Ibi ngibi rero reka duhurire mu biganiro by'ubutaha. Nkifuza gukora subscribe no kugubwa neza, twihanganisha n'abakirisitu Gatolika kuba babuze umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, papa aba ari umuntu ukomeye cyane. Mukomeze kwihangana kandi Imana imwakire mu bashyo.